mu gihe kuri uyu wa mbere ku itariki ya 7 Mata 2025 mu gihugu hose hatangizwaga ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'iki gihugu hakaba haturutse amakuru arebana n'ibikorwa rero biheruka gukorwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo gutwara abaturage b'igihugu cy'u Rwanda babashukishije akazi n'amafaranga bakajyanwa mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse na Wazalendo, nk'uko aya makuru yashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu. Tujye kurebera hamwe byinshi bitandukanye rero kubirebana n'aya makuru yamaze gutangazwa. Hanyuma se aba baturage babashije kuba batwarwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari abagarutse cyangwa se bose bakomereje muri iyi mitwe rero yashakaga guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko byagiye bitangazwa mu minsi yashize. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yumvikanye rero ivuga ko ishaka gutera u Rwanda binyuze mu ngabo zayo FARDC ndetse n'abo bafatanyije barimo FDLR ndetse na Wazalendo. Barabigerageje rero bashaka no kugaba ibitero ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ariko basanga ubwirinzi bw'u Rwanda buri maso, nubwo rero hari abaturage bamwe na bamwe rero bagizweho ingaruka n'ibi bikorwa bakaza kwitaba Imana ndetse n'abandi bakaza gukomereka ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu rero byaje kugaragaza ko iki gihugu kiri mu mugambi mubisha wo gushaka gukora ibikorwa navuga ko bihungabanya umutekano ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu wa mbere mu karere ka Rubavu iki gihugu cyangwa se iyi ntara binyuze rero mu muyobozi w'akarere ka Rubavu yavuze ko mu gihe leta ya Kongo yakomezaga gutegura ibitero byayo yagaba ku Rwanda ngo hari abaturage bacu bake yashukishije akazi bashukisha amafaranga, hanyuma iki gihugu kirabatwara kibinjiza mu mutwe w'iterabwoba FDLR binjiza muri Wazalendo. Ibingi bakaba ari bimwe rero mu byatangajwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper kuri uyu wa mbere ku itariki ya 7 Mata 2025 ubwo hatangizwaga icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 31. Iki gikorwa cyabereye mu murenge wa Bugeshi ho mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba, cyitabiriwe n'abaturage ba Rubavu n'inshuti nka Mbarushimana Gerard, perezida wa Ibuka, Maître rero cyangwa se uwitwa Maître Gasominari Jean Baptiste, akaba ari nararibonye kuri politiki y'akabarere, hakaza Depite Hindura Jean Pierre na Senateri Barumwe Havugimana wari umushyitsi mu ukuru. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu mu ijambo rye yahishuye ko rero hari bamwe mu baturage bashutswe na guverinoma ya Kinshasa bajya kwifatanya na FDLR. Aragira ati mu gihe leta ya Kongo yakomezaga gutegura ibitero byayo yagaba ku gihugu cy'u Rwanda, hari abaturage bacu bake ashukishije akazi ibashukisha amafaranga irabatwara ibinjiza muri FDLR ibinjiza muri Wazalendo. Ariko ubukangurambaga twakoze mu babyeyi babo mu bavandimwe bagatanze umusaruro, kuko turi kubona benshi bari kuza bizanye bakishyikiriza ubuyobozi, kandi n'ababyeyi bagakomeza kutwizeza ko rero n'abataraboneka bazakomeza kubashishikariza kuba bataha bakagaruka iwabo mu gihugu cy'u Rwanda. Umuyobozi w'akarere kandi mu ijambo rye yavuze ko bahisemo rero umurenge wa Bugeshi ngo hatangirizwe icyumweru cy'icyunamo kubera impamvu bagaragarijwe mu rugendo rwo kwibuka ahagaragajwe ko rero ahangaha hiciwe abatutsi benshi, baba rero abari bahatuye ndetse n'abahaturukaga hirya no hino bageragezaga rero guhungira mu cyitwa Zaire. Meya kandi Murindwa agize ati twaje rero kugira ngo twongere dusubize icyubahiro abishwe bambuwe, bishwe urupfu rw'agashinyaguro mu mbeho rero nyinshi cyane muzi iya hano Bugeshi, mu mvura nyinshi cyane igitumba, bagatotezwa batitaye ku bana batitaye ku babyeyi. Abicanyi rero baraduhemukiye, twaje guhumuriza no gukomeza abacitse ku icumu ngo tubagaragarize ko duhari kandi tutazemera ko u Rwanda rwacu rwongera kubamo jenoside. Twaje rero gutanga ubutumwa ku muntu wese waba yarinangiye kwemera ukuri, nubwo rero akuzi akubona, twaje rero kumuvana ikuzimu ngo rero ahinduke dufatanye kubaka igihugu. Ni nako rero kumwibutsa, ariko ko rero natanabyemera ntacyo azakora, n'ubundi niwe bizageraho ingaruka. Yakomeje yibutsa amateka rero ya Bigogwe, ashimangira ko ubwicanyi bwahakorewe rero bwakozwe n'abari bahatuye, ntawe rero wavuye ahandi ngo ajye kuhakora ubwicanyi. Umuyobozi w'akarere yibukije ko rero bari mu murenge wa Bugeshi ukora ku mupaka ubahuza n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agira tashize imyaka 31 iki gihugu gicumbikiye abanzi u Rwanda, gicumbikiye kandi abatwiciye abantu barambuka bahungira hariya. Ikindi kandi baremerwa ndetse bagirwa abere kurusha abanyarwanda bari mu gihugu, bagirwa abere kurusha abarokotse jenoside na leta rero yabakiriye. Bwana Murindwa kandi yashimangiye ko nubwo bimeze gutya akarere ka Rubavu kakomeje rero gutera
guteza imbere ubumwe n'ubudaheranwa, nubwo rero bari baturanye n'igihugu cyifuza ko ibyo u Rwanda rukora byose biba ubusa. Agize ati hashize igihe gito rero ko ku itariki ya 27 z'ukwa mbere muri uyu mwaka, ubwo ingabo za Kongo ndetse n'abaterankunga bazo benshi barasaga mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba rero bararasaga mu Rwanda bashaka guhanagura umujyi wa Rubavu. Ibyo bakoze ntacyo byabamariye, kuko rero basanze u Rwanda ruhora rwiteguye kurinda imbibi zarwo. Amabombe yaremere rero yarashwe mu Rwanda yose yasamwaga n'andi y'u Rwanda bigahinduka ubusa. Ibi ngibi turabishimira kandi dushimira abanyarwanda, by'umwihariko tugashimira ingabo z'u Rwanda ziyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, wayoboye u Rwanda agakomeza kururinda no gukumira igitero cyose cyagaruka kudusonga, nk'uko uyu muyobozi yabigarutseho. Akaba ari Murindwa Prosper, akaba ari umuyobozi w'akarere ka Rubavu. Umunyamabanga nshingwabikorwa kandi w'akarere ka Rubavu yaboneyeho kwibutsa abaturage guhitamo neza, abagaragariza ko rero guhitamo gukorana na Kongo ihora irwanya u Rwanda nta nyungu bazakuramo, kandi yongera guhumuriza abarokotse, abizeza ko rero jenoside itazongera kuba ukundi ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko uyu muyobozi yakomeje kugenda abigarukaho. Mu ijambo rye, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubwo yatangizaga icyumweru cyo kwibuka yashimangiye ko rero ikitarisha abanyarwanda mu myaka 31 ishize cyabukomeje, ndetse ko abadahwema kwibasira u Rwanda no kurukangisha ibihano bakwiriye kujya mu ukuzimu. Yabigarutseho kuri 7 Mata 2025 mu muhango wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo n'imisi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe Abatutsi wabereye ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ku Gisozi. Perezida Kagame yakuriye inzira ku murima amahanga akangisha inkunga z'intica n'ikiza, avuga ko rero ikitarisha abanyarwanda mu myaka 31 ishize cyabakomeje kandi icyabateguriye guhangana n'ibiri imbere uko byaba bisa kose. Ati rero igitaratwishe ngo kiturangize mu myaka 31 ishize cyaradukomeje, cyaraduteguye ku bintu bizaza igihe icyo ari cyo cyose aba bantu bashaka, cyangwa se aba bantu bashaka kandi bifuza. Ndashaka rero kubizeza ko tutazapfa turi kurwana. Yagaragaje ko nta muntu ukwiye kugena ubuzima bwa mugenzi we, akavuga ko rero iyo umuntu ahisemo guhaguruka akarwanira uburenganzira bwe akwiye kubaho ubuzima akwiriye. Agira ati rero tuzarwana n'intsindwa, ariko rero hari amahirwe yuko iyo uhagurutse ukirwanaho uzabaho, kandi twabayeho ubuzima umuntu uwo ari we wese akwiriye. Yavuze ko abanyarwanda bagomba rero gutsinda ibihe by'ubusharire rurimo muri iki gihe, nk'uko rero bahanganye n'amateka y'ibihe by'umwijima u Rwanda rwanyuzemo. Perezida Kagame kandi yagarutse ku bantu bamuteraga ubwoba, bamubwira ko rero avuga cyane akanenga abayobozi b'ibihugu bikomeye ko bazamwica. Agira ati rero nahitamo gupfa aho kubaho ubuzima bw'ikinyoma, kwishushanya ubuzima bwanjye bwose ku wundi muntu n'ubundi sinaba ndiwe. Yavuze ko abanyarwanda n'abanyafurika badakwiye kwemera kubaho rero mu buzima bwo guteshwa agaciro, ahubwo ko bagomba kubaho bahangana. Agira ati rero mu byo yongeyeho, akaba yongeye kunenga abafitiye rero imigambi mibi u Rwanda badahwema kurukangisha ibihano. Avuga ko abakwiriye kujya, cyangwa se abo bose bakwiriye kujya mu ukuzimu. Agira ati rero mufite ibibazo byanyu, mukwiye kuba muhangana nabyo rero aho kubitwegekaho. Go to hell, just go to hell. Mujye mu kuzimu rero. Akaba ari amagambo y'umukuru w'igihugu mu byo yagiye agarukaho kuri uyu munsi wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo ndetse n'imisi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe Abatutsi. Ngi rero mu mbwirwaruhame zatangajwe kuri uyu munsi mu byo yagiye agarukaho, ariko by'umwihariko yongera kwihanangiriza abanzi b'igihugu cy'u Rwanda n'abashaka rero gukomanyiriza u Rwanda, n'abarufatira ibihano, abaruvuga nabi, ndetse n'abashaka kururwanya mu buryo bwari bwo bwose. Agaragaza ko ibyo batekereza byose rero bidakwiriye cyangwa se bitazigera bigerwaho. Ibitarisha abanyarwanda rero muri iyo myaka 31 yose ishize, agaragaza ko rero n'ubundi nta kizabica kugeza kuri ubu ngubu, kubera ko abaturage batekanye kandi bafite umutekano uko byasa kose. Rero bakwiye kuba barwanya icyo ari cyo cyose cyahungabanya ubuzima bwabo, nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Reka rero mbashimire, mbifuriza gukomeza kugenda mubana natwe no mu yandi makuru tugenda tugutegurira gatanu kuri gatanu. Rero byinshi bitandukanye murakomeza kubibona mu makuru yacu aba agezweho, turaza gukomeza kugenda tubategurira gatanu kuri gatanu. Dukomeje rero kwifatanya
abanyarwanda bose muri ibi bihe byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi, ari nako dufata mu mugongo abarokotse ndetse n'abacitse ku icumu rya jenoside ndetse n'abandi bose bagezweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Umunsi mwiza, mukore kuri subscribe mubabambere mu kuba babona byinshi bitandukanye.